Hamagara papa, bahamagara mama, nanjye ngahamagara mama, kumva ko ntaribi, ariko umugabo nahamagaraga papa ntari nzi ko ari papa, namuhamagara akancira mu maso akambwira nabi, nkibaza se papa ko abandi bamuhamagara akababwira neza, kubera iki njyambwira nabi. Gerageza kuvugisha mama, ndumvase mama kuki papa ambwira nabi. Ubwo yaje gufungurwa muri iyo myaka ine yarafunzwe, yaje gufungurwa maze umwaka umwe naravutse. Mama yari yarambyaranye n'inshuti y'umugabo we. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunze urugendo online TV, ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze kubaho umugisha mwebwe mutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi, abantu bari mu bice bitandukanye, babandi bari mu Rwanda n'abandi bari mu bihugu byose by'isi, byose abantu batari mu Rwanda mwese, ubwo mwiyumvemo ko mbashimira mbikuye ku mutima kubw'urukundo mutwereka rwa buri munsi. Ni Samu Gakire na Jerry muri rwa rugendo tuba turimo rwa buri munsi, muramubona kuri kamera. Uyu mwari niwe tugiye kuganira, afite ubuhamya nanakubwira ngo ukeneye imyenda ya siporo, ukeneye ibikoresho byose bijyanye na siporo, urajya muri Hopeline Sport banze bakugire neza cyane. Kandi nabwo nimba ukeneye imyenda yo kwambara imeze neza cyane, nimba ukeneye kurimba, urajya Nyamirambo muri Magnificat Boutique, umusore wanjye bita Fati arakwambika neza cyane ku dushati twiza, nanamushimira cyane. N'umuntu ujya undebera utuntu twiza two kwambara nyine, kandi nkabona abantu bari kumbwira ati ibintu bimeze neza cyane. Fati rakora Nyamirambo hafi no kuri Onatracom, ubwo umukeneye nimero ze naziguha ukahagera akakwambika neza cyane. Yes, ashimwe mukoma. Ashimwe cyane. Meze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Uje kudusangiza ku buhamya? Yego. Fata mikrofone neza rero sasa kugira ngo abantu bakumve. Amazina ninde? Nitwa Imana Olivette. Ive mu rugo ni hehe? Mu rugo ni mu Ruhango. Umwana wo mu Ruhango niho wavukiye? Ubu ngo bari kuri Kigali? Ubu ngo ndi Kigali. Ku mpamvu z'iki? Zakazi, z'ubuzima, z'iki? Z'ubuzima. Ubuzima ariko bumeze neza? Bumeze neza. Urashima Imana? Ivete rero ajya kudusangiza ubuhamya bw'ubuzima anyuzemo butoroshye bukomeye, ariko nanone agashima Imana. Ivete wavukiye mu Ruhango hehe, ugiye kuduha nyine urugendo rwawe rwo kuva wavuka, abantu bumva ubuhamya bwawe, ubundi dukomeze tunaganire. Navukiye mu Ruhango, mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kinihira. Mvuka mu muryango w'abana 12 kuri mama, hakiyongeraho n'abandi 3 papa yarabyaye hanze. Twese turahari uretse 3 muri bo bavuyemo. Ubwo umugabo wa mama baje kumufunga, bamufunze. Wari utari wavuka? Njye ntaravuka. Bamufunga imyaka 4. Ubwo aza gufungurwa asanga njye naravutse. Buretse gato. Wari uri kuvuga papa wawe, none uvuga ati n'umugabo wa papa, ariko mwita papa wawe? Mwita papa wanjye. Umugabo wa mama wawe? Ngakomeza. Ubwo yaje gufungurwa muri iyo myaka 4 yarafunzwe, yaje gufungurwa maze umwaka umwe naravutse. Mama yari yarambyaranye n'inshuti y'umugabo we. Papa uwo mugabo wa mama wawe baramufunze imyaka 4, mama wawe agira uko yigenza ku nshuti ye, uravuka.
yego. bihuye n'iby'uyu munsi. Uyu munsi ni itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Umunsi Kaberuka yivuganye Marita, kandi Kaberuka yari inshuti harya. Ni indirimbo n'iyimpara sinzi menya ari Sebanani nimba atari Sebanani na Kaberuka bagiye gusura Marita birangira Kaberuka mutwaye. Ubwo nuko naho ndumva bijya komera. Ubwo ntago yigeze abyakira neza. Yarafunguwe asanga naravutse ariko mfite umwaka umwe, wenda n'amezi nk'abiri se cyangwa kuzamura, ariko umwaka umwe. Ubwo ntago yigeze abyakira neza. Yasabye mama ko yankira papa wanjye umbyara, ariko ntago byari bwamworohere kubera yuko nawe yari afite indi famiye. We kubwe yahisemo kujya kunjyana ku mama we wari inshuti yiwe, aranjyana nkirayo, avuga ati buriya nimujyana nkamukura muri urugo byibuze amahoro yo azaboneka. Yanjyanye muri urwo rugo nyine mbayo, nahabaye igihe kigera ku myaka 4. Mama yazaga kunsura ariko ntabwo nari nzi ko ari mama wanjye, gusa barambwiraga abo twabanaga nyine, barambwiraga ngo ngwino usuze mama wawe, ngwino usezere mama wawe. Nkibaza ese mama, uwo mama iyaje azavuye hehe, iyo agiye abagiye hehe? Bikancanga. Ubwo igihe cyaje kugera akajya nyine aza kuntwara, ariko kubw'impamvu yo kuntwara nuko umugabo yari yamusabye ngo azantware. Mama wawe yagutwaye ku nshuti, ku baturanyi? Mama yantwaye ku nshuti y'umumama, bari inshuti. Abariho bano akajya azana, akajya aza kunsura, akazana ibyo kurya, ibyo kunywa. Yagutwaye ufite imyaka ingahe? Yantwaye mfite umwaka n'amezi. Akajya aza kudusura, azanye ibyo kurya, ibyo kunywa. Ubwo biba ngombwa ko umugabo we abona ko ari nk'urwego rwo kumusahura urugo, amutegeka kugaruka kuntwara. Uretse ko nyine no muri urwo rugo uwo mumama yagiraga amahane cyane, yari umumama nyine yarahanaga. Kuri iyo myaka yanjye abana barakosa, namwe murabizi. Hari ikosa yakundaga kumanira cyane cyane kenshi, kuwe kubwe yarazi ko wenda nzagira aho nkaricika, ariko ntago ryari ikosa ryanjye. Ubwo ikosa yakundaga kumpanira nko kunyara ku buriri. Iyo nanyaraga ku buriri yampanishaga kunsohora hanze, nkapfukama hanze, nkahava mu gitondo njya muri dushe. Ubwo cyo wari ufite imyaka ingahe? Umwaka? Oya, aho nari narakuze, nari maze kuhamara igihe, kuko nabaye imyaka 4. Urumva nari maze gukura. Ako disi ba ntako batagize imyaka 4? Ntako batagize. Ubu ntujye ubashimira se? Wenda kuko yaguhanaga, reka tukihorere wenda. Wenda nabashima cyane. Ntiyagize nabi. Ntago yagize nabi, kuko yarampanaga nyine nk'umubyeyi, ntago yagize nabi. Wenda kubera ko wenda atari umubyeyi wawe yashyiragamo akantu, wenda aho gato ko kurakara. Ubwo rero nibwo mama yaje kuntwara, aramwemerera, aramumpa, turajyana. Ariko njyewe nyine numvaga nishimye cyane kuko nari njyanye na mama ngiye kwa papa. Ntabwo nari nzi situwasiyo ihari iyo ariyo. Numvaga nishimye kumva ngo njyanye na mama, ntago azongera kuza kundeba, bampamagare ngo ngwino usuze mama, ngwino usezere mama. Numvaga ibyo ngibyo birangiye. Ubwo twaragiye mbana n'abandi bana nk'uko n'ubundi twavukanaga, banyishimira, dukina. Bahamagara papa nanjye ngahamagara papa, bahamagara mama nanjye ngahamagara mama. Kumva ko nta ribi, ariko umugabo nahamagaraga papa ntari nzi ko ari papa,
namuhamagara akancira mu maso akambwira nabi, nkibaza se papa ko abandi bamuhamagara akababwira neza, kubera iki njya ambwira nabi? Gerageza kuvugisha mama, ndamase mama kuki papa ambwira nabi. Mama arambwira ati papa ntago akubwira nabi, ntago akwanga, aragukunda, buriya nuko utabaga muri uru rugo, ariko papa ntago akwanga. Ubwo gerageza nyine kumva ko ibyo ni ibintu bisanzwe kuri iyo myaka 5 nari mfite. Ubwo nakomeje nyine kujya nkina n'abana bakuru kuri ngiye barigaga, njye nari ntaratangira kujya kwiga. Hari karumuna kanjye kankurikira ari nako kabucura, karariraga cyane, kagiraga ikintu cyose yabaga yarariraga, ni kwa kanjye twasigaranaga. Ubwo papa akazaje nko kureba ikintu umwana yabaye, sanga umwana arira, kumva ko ubwo ninjye umurijije se, cyangwa sinzi wenda nuko yabaga bitekereza. Ubwo yazaga aje kureba umwana abaye iki, cyo yazanaga nyine nicyo akakinkubita. Papa nkunda, mama yirirwa mbwa ngo papa arankunda, ntangira kubyibaza. Ubwo umwana nyine maje kubona yuko najya arira turi kumwe bizajya biba ari ibibazo kuri njyewe, yajyaga arira nkahita mupfuka nk'umuntu, nshyiraho nk'ikiganza kugira ngo ryajwi ryiwe ritaza gusohoka, papa we akaba yaza. Cyangwa se yanarira turi kumwe nkirukanka nkivira mu nzira. Ubwo ariko n'amakimbirane yabahoraho. Rimwe baje kurwana, mama arahunga nyine arirukanka. Maze kwirukanka, kubera ko nyine urumva twari abana benshi turi aho twese turi mu kigero kimwe, ntabwo yabashije kudutandukanya. Hari nijoro afata umwe mu bo nkurikira, kubera ko imbere yanjye hari abana 2 b'impanga, twese twari mu kigero kimwe. Aramujyana amwerekeza kuri toilette, nimba yaragiye kumutamo, ariko yarazi ko ari ngewe byanga bigira, akavuga ati papa ntago ndi Ivete, akabona kumureka. Ubundi yaza kuba ari nkanjye wenda yari kuntamo. Ubwo mama aza kujya tukayatugaya, nkamubwira ati ariko mama ntago ibintu bimeze neza, ntago nimba papa ari papa nyine kucyanyanga aranyanga mpora iki. Mama yaje kumbwiza ukuri, arambwira ati rero ntago ari papa wawe, n'ujya ubona yasakuza avuga nabi, jya uhunga ugende uve mu nzira umuhunge wigendere. Naje kujya najya mbona aje nkagenda nkahunga, baba barwanye nkirukankira nkigendera, bagasigara nyine bari mu byabo. Umujinya wabo washira, tukongera tukagaruka, tukongera tukajya mu rugo, mbese ari ibyo bahoramo. Cyaje rero kumbabaza cyane, nubwo nari narakuriye mu muryango n'abandi bana, nakoraga nzi yuko nanjye ninzajya ngira icyo nkeneye bazajya bakimpa, bakampa ibyo bikoresho by'ishuri, bakampereza iyo myenda, inkweto nkuko babihereza abandi bana. Ariko ntago ariko byagendaga. Ibikoresho by'ishuri nk'iyo babiguraga, bahamagaraga buri mwana wese bakamuhereza ibikoresho byiwe, bamara kumuhereza ibikoresho byiwe hagasigara njyewe mu bandi bana bose atari njyewe ubifite. Nanjye nkabaza mama, se mama njyewe ndakoresha iki? Mama akankura akanjyana ahantu hirengeye,
ndeba neza ko rwa rugo hahandi kwa papa, akambwira ati kwa papa wawe sinahakweretse, ati ntuhazi, ati dore ngaha hariya, tugenda ujya kumubwira guhereza ibyo ukeneye. Ubwo nkambara hoga nkajyayo, nagera nkahamusanga nkamusuhuza, akambwira ati waratinze uzagaruka ikindi gihe. Nakongera gusubirayo nkasanga ntawe uhari, nkamubura nyine. Ubwo nkabaza nkatuza, igihe bizabonekera nkajya kwiga n'abandi bana. Ariko nubwo ibyo byose byabaga wenda nkababara, ariko hari akandi kantu kabaye njya nibuka nkumva ko karansekeje. Narebye ukuntu abandi bana bahabwa ibikoresho kandi njye ntabyo mfite, ndavuga ati ariko ubundi kuko papa ku mugani mama yahanyeretse ni ukubera iki ntajya nirirwa ntegereje ibikoresho muri uru rugo kandi nzi ko ntabyo nzabona. Uwagenda nkajya kwiba papa, mwibye nk'ikintu nakigurisha nkabonamo ibikoresho. Naragiye ndagenda, ngiye kugerayo ndahagarara nyine ndareba, hari ahantu hari haziritse amahene. Avuga ati rero ngiye gutwara, papa n'ubundi yanze kumfasha, ngiye gutwara ino hene yiwe nyijyane nyigurishe mbure ibyo nkeneye, hanyuma nkemura ibibazo byanjye. Icyo gihe nari mfite nk'imyaka 12 14 hafi aho. Ihene ndagenda ndayizitura ndayitwara, ariko natera intambwe n'igahebeba cyane, avuga ati buriya rero ino hene ndamutse nyitwaye bakamfata bamfungana mama bakadufungana bakavuga ko nari n'ibyihene, kandi nshobora gusanga n'ihene atari iya papa wenda ari n'iy'umugore wiwe, icyo gihe badufungana. Nabitekerejeho, ihene ndongera ndayizirika nditahira, ariko ntaha numva mbabaye kuba ari njye mwana njyenyine usigara mu bandi ntahawe ibikoresho, kandi nkora buri kimwe bakeneye ko nkora, ntacyo ntakora. Ubwo naje gutaha mbabaye cyane, numva mama atongera kumbwira ati dore kwa so nahakweretse, numva ntashaka azongera no kubibwira n'umunsi n'umwe. Ndamubwira kundi mama uyu mbwira ngo haya ni kwa so, genda umusabe ibyo ushaka, ubona ngenda nkaza ntacyo nzanye, kuki ubimbwira? Basi byibuze mpereza nk'impamvu imwe yonyine ishobora kuba natuma numva kuri ari papa koko. Kiye kumbwira arambwira ati rero impamvu ugomba kubaha so nka so nuko umunsi menya ko nasamye inda yawe. Nagiye kumubwira ko nayisamye, ntiyabyumva neza, ko nyatabyumvishe neza. Ndavuga nti ntago naba naraciye umugabo wanjye inyuma ngo kandi none no tubyaranye nawe anyihakane. Naragiye ndamubeshya nti nimba wanze kwemera inonda y'uyu mwana wawe wanteye, ngiye kugenda nyikuremo, hanyuma byibuze n'umugabo wanjye naramukaje nzaba mfite amahoro. Uko yaza asanga mfite umwana si kimwe nuko azaza asanga ntawe mfite. Yega abantu bazamubwira ko si kimwe nuko yaza asanga nta mwana mfite. Ngagiye kumubwira ati ntuzanyicira umwana, tuzafatanya kumurera. Byibuze iryo jambo kuva mama yarimbwira byankoze ku mutima, byize ndavuga ati nubwo papa nta kintu amfasha, ariko byibuze byonyine yemeye ko mbaho. Ndavuga ati ubwo ibyo nzayamba nabonye nzayankoresha ibyo mama yamboneye nkoresha ibyo umpaye amfashije nkoresha ibyo. Ubwo niko n'abavandimwe bakuru kuri njye bageraga hejuru, bamwe muri bo bahise biga, ariko
ibikoresho by'ishuri bo bahagarika kubibona, ahubwo batangira kujya bamfasha bakabimpa. Muri cya gihe babihabwaga na papa wabo, urumva nabo babaga bahawe ibyo bakeneye batari bujye kubigaburamo kabiri ngo babimpereze kandi nabo babikeneye. Ubwo ku ishuri nyine urumva kwinjira mu ishuri udafite ibyo abandi bafite, urumva kiba ari ikibazo. Gusa ngiye ku bwanjye najya mu ishuri nayo kuntu abo kwa papa bafite ibikoresho nabo kwa mama bafite ibikoresho ko ngiye ntabyo mfite, nkumva nyine mfite agahinda, nkavuga ati ubundi kuki ari njyewe ntangira no kumva yuko mama yaba yarampemukiye kunkura mu bandi bana, numva yarampemukiye cyane. Ubwo naje kugira aho nyine ariko ndabyumva nkajya nyine, ubwo yajya mboneye icyo yamboneye nkagishima, icyo atamboneye nyine nuko nkagenda gutyo, bati ariko ntacyo papa arahari, nubwo atamfasha ariko yemeye ko mbaho, ako kantu narakamwubahiye. Ariko nyine ndavuga ati nta kundi kongera gusubirayo, ngiye kumubwira ati papa se ko nta ikingiki mfite wakimpaye, kuko n'ubundi kubimubwira we yarambwiraga ati rero uwo ukorera nuriya kuki atagureza ibyo ukeneye. Rimwe ndanamubwira ati ndamusaba se kumbwira ngo uwo nkorera nuriya ajya mpa ibyo nkeneye katabimpa, ese nawe nzaze ngukorere basi ibyo nkeneye ujye ubimpa. Arambwira ati hoya ntago byaba ari byo, nta kibazo ujye ubwira mama wawe ibyo ukeneye azajya ambwira mbiguhe. Ubwo numva ko nyine nzajya mbibona, ariko nyine naba nagiyeyo nasanga ntabwo nyine nta mafaranga yo kubimpa afite, nkataha nyine nkatuza. Ubwo twakomeje kubaho muri ubwo buzima, bakaguma muri rwa serera zabo ibirwano. Gusa kubera kumenyera ko nyine ubwo nagombaga kujya icyo nkoze cyose se kiba kibi kibe cyiza, ubwo nkamenyera nuko kunshira mu maso k'uwo mugabo n'umuvandimwe ari umuvandimwe, iyo yampanaga ubwo numvaga ko abikoreye ubugome ari ukunyanga, ariko ntago banyangaga, barankundaga. Uko iyo banyanga ntago mba nkiriho, barankundaga cyane, nibo bamfashaga, aho bamungishaga papa wabo. Uko iyo banyanga rwose ntago nari kuba ndiho. Ari igihe wageraga kwigunga ukarira bitewe wenda na situation uri kubona? Byabayeho kenshi, haba mu ishuri haba hanze yaryo, cyane ku ishuri ukuntu najyaga kwiga nyine wenda barwanye, turaye hanze mu gitondo ngomba kujya kwiga, naraye hanze, najya ku ishuri nasinzira, mwarimu tugusinzira mu ishuri gute, sohoka hanze. Ese barwanaga bapfa iki? Nyine ninjye wari ikibazo. Nta nubwo wenda umugabo wa mama wawe wenda yazaga yasinze, wenda yanywaga inzoga? Yanywaga inzoga, yasaga yasinze bakarwana, tukajya hanze, twajya nko hanze. Nta bana bakuru mwari mufite se? Hari ukuntu iyo umuntu amaze kugira abana bakuru burya umugabo batakimukubita? Twari tubafite, ariko bose bari baragiye mu ngo zabo barashatse. Aho bamariye gushaka, urumva nasigarana no murumuna wanjye twenyine mu rugo. Ubwo urumva murumuna wanjye ntago yahagara imbere ya papa ngo amuhagarike. Ngiye kubwo kujya nibonera amahoro, nimba dusoye hanze twarasohokaga tukagenda tukarara iyo nyine mu gitondo ngomba kujya kwiga, nagera mu ishuri wenda abanyeshuri sitwararanye ntibazi ibyo nahuye nabyo, gasanga nyine mbatuye umushiha, gasanga ubwo nk'umwarimu agatambwira ati nta munyeshuri usinzira mu ishuri sohoka ujye hanze. Harya ubwo kwiga kwawe ubwo icyo gihe wigaga muri primaire? Icyo gihe ngeze muri segonderi, maze gushaka nibwo byagoranye cyane, kuko bagihari urumva ntago byabaga ari cyane, ako bamaze gushaka
byagenze nabi cyane kuko urumva ninjye na murumuna wanjye twari turi mu rugo na mama na papa abandi barishakiye. none se wowe ubwawe mu kwiga kwawe icyo gihe wafashwaga nande? Wafashwaga na papa wawe ukubyara? Wafashwaga na mama papa wawe wanjye mfasha umbyara na ninde muntu mundi wagufashije mu kwiga? umwe muri bakuru banjye niwe wamfashije kuko we yari yararangije kwiga. Yakomeje kujya mfasha akampa ibyo bikoresho, yewe inkweto akazingurira, akangura imyenda. Ntago najyaga mu bandi bana wenda ngo mvuge ati abandi bana bafite ibyo bafite njye nta kintu mfite, ahubwo njye cyanteraga kwigunga nuko kurara wenda muri rwaserera z'umugabo n'umugore kandi ari wowe kibazo, kandi ari njyewe kibazo. Papa wese ubundi yagarukaga ku kintu, ntago yavugaga ko atagushaka ibyo byose nari umaze gukura papa wanjye icyo yagarukagaho yavuga ati Kinyendaro ntabwo ngishaka muri uru rugo. Ikibazo nyine cyari icyo Kinyendaro. Nta kintu na kimwe yigeze agufasha mu buzima bwawe wabaye muri urwo rugo? Nta na kimwe, nta n'iki na kimwe. Ubwo rero naje kubona ko ari njye kibazo, ndavuga nimba ari njye kibazo kuki nakomeza guteza ikibazo. Ese ndamutse ngize aho njya iki kibazo byibuse cyakemuka? Ati se mbwira mama sema nta hantu twabona tujya tukava hano, anga twajya hehe? Aha ni iwanjye niho ndi, urumva wajya hehe? Ese we nugenda kwiga uzabireka? Ihangane basi ubanze urangize kwiga mu wa gatandatu nakubwira icyo uzagenda, wenda nugenda bizakemuka. Ako nkanjye naramye nibwira yuko bizagera bikarangira imyaka 24 ikintu kibaye, ubundi nta kosa ritababarirwa. Iyo umuntu yagusabye imbabazi urababarirwa. Nzi ko bizarangira wenda nk'iryo kosa mama yakoze akababarirwa, uretse ko ntago ryari kosa cyane kuko n'umugabo we yari yarabyaye abandi bana hanze, nyine hanze y'urugo, ariko bakuru kuri njyewe, bakuru bandushaho nk'imyaka nk'itanu. Ku bagore babiri batandukanye habyara abana 3. Ubwo rero yababyaye mbere ariko yuko bana na mama wawe? Yababyaye bari kumwe, ahubwo ababyara mbere yuko ngiye mvuka. None wowe ubwo kwari ukwishyurana? Sinzi nimba barishyuranye, ariko iyo umuntu yagusabye imbabazi nta kosa ritababarirwa. We yananiwe kubyakira? We yananiwe, aho aziye yananiwe kubyakira. Ese ugeze kuvuga ko umuntu papa wawe ukubyara yari inshuti n'umugabo ubana na mama wawe, umwuka wabo nyine umwuka wabo ntago baje guhuza cyangwa bahise bashwana? Ntago byagenze neza kubera yuko ubucuti bwabo, urabona kuno kuntu mfite umwana nkamuhereza umuntu ngamubyarire muri batisimu nka pari. Musaza wanjye yari yarabyaye muri batisimu na papa wanjye, nubwo bucuti bari bafitanye. Ubwo ntago umubano wabo wongeye kugenda neza, nta nubwo wongeye gukandagira mu rugo rwacu. Umubano wabo nyine wese wanjye. Ariko njye numva papa wawe ahubwo ntari birye, yasigaye ku rugo. Nubwo harimo nyine hajemo akantu ko gufatwa, ariko yasigaye ku rugo yego, ariko ntago yari yabiherewe uburenganzira. Niko byagenze, wenda byari ukugira ngo uyu munsi turi kumwe hano uri kutubwira ubwo buhamya, nta n'uburyo byari gukunda nyine iyo bitanyura muri ubwo buryo. Ntago byari gukunda. Hari igihe ujya wumva utekereje ku buryo wavutsemo? Bikakubabaza? Mbitekerezaho cyane, nta nubwo bijya bibasha kumva mu mutwe. Ihangane. Kubera ko narizeye yuko bizagera bikarangira, ariko ni ikintu gihoraho. Iyo ari ikintu cyarangiraga nanjye nagira aho nkabyakira, ariko ntabwo bijya birangira. N'ubu ntari mu rugo, urabona telefone hari ukuntu njya nkumva mama mumeze neza, agashaka wenda kumbeshya kugira ngo ntagira ikibazo, ariko mba narangije kubyumva nayo nkamata umeze neza, kambwira nyine ukuntu bitameze neza.
mpita mbyumva ko nyine n'ubundi nubwo nahavuye ndacyateza ikibazo. Ubwo ugiteza gute udahari? kuko urumva n'ubundi mpari amakimbirane yabo yahoragaho, ariko n'ubu ntahari nahavuye amakimbirane yabo aracyahari. Ubwo ka kantu kuko yamuciye inyuma karacyahari, imyaka 24 yose karacyahari. Ubwo nk'iyo nicaye nk'ahantu nkabitekereza cyangwa wenda akajya nk'umuntu umbwira nk'ikintu mva kirambabaje undi kuki ari njyewe, kuko mba numva narakuwe mu bandi bana, nta gihe uwo mubyeyi umugabo ubwo niyo mvugo ndi gukoresha, ubwo n'umugabo wa mama wawe ntabwo ari papa wawe, nta gihe nyine aba ameze neza yishimye nta makimbirane ari mu rugo afite umwuka mwiza? Ni rimwe na rimwe, ariko nk'iyo nagiyeyo urumva nshobora kujyayo najyanye n'abavandimwe, habaye ikirori tugiyeyo turaraye se cyangwa se turagarutse tukagaruka, ariko umwuka mubi urahasigara, ugasanga ibibazo bibaye ibibazo, ikinyendaro cyawe cyagiye nta rugo ngira njyewe. Ariko hari ukuntu umuntu ashobora kujya gusura nk'iwabo, agakurayo nk'ikintu bitewe n'uko urabona mu mujyi ni uguhaha ibintu byose, ukaba wakurayo nk'ikintu ukakivana mu cyaro ukakizana nk'i Kigali. Wenda nimba najyanye n'abavandimwe banjye bakagira ikintu bakurayo, ntago bumva yuko, ntago yumva ko aribo bakijyanye, yumva ko ari njye wakijyanye, kandi yumva ko ari njye nakijyanye, kandi njye nta rugo ngira se naba nkijyana hehe. Usanga nyine ni ikibazo. Ni ikibazo kandi ariko nanone dukwiye gushima Imana kuri howe cyangwa umuguriho kandi uriho kubera iki? Umugambi w'Imana. Yego. Kandi umuntu uri mu mugambi w'Imana burya anyura mu bintu nyine nk'ibyo wanyuzemo, ariko nyuma akazakomera. Birumvikana ko bitameze neza. Ubu ngubu ubuzima bwawe bumeze ute? Ese wavuye mu rugo ugenda wenda ku ruhande kugira ngo ubone amahoro? Ese amahoro basi warayabonye? Amahoro yo mu mutima, kuko wenda amahoro yo mu mutima narayabonye, ariko si cyane, kuko nkuko ari gihe umubyeyi mama yigeze kurwara, urumva abashatse bo barashatse ibyo bari mu ngo zabo, njye na murumuna wanjye nitwe tugomba kumenya ibisigaye mu rugo. Noneho hase ndamubwira se watse twajya kurwaza mama, ati uramenye ntabwo ngiye njya mu rugo, nta mwanya mfite. Noneho nanjye abase ndajya mu rugo. Murumuna waba hehe? Murumuna wanjye nawe binaha. Murabana? Nagombana nawe nyine naramuhamagaye aba kwa mukuru wacu, namwana ndamubwira. Ubana nande? Ndembana n'umumama. Uraho. Naramubwiye se niho ukora cyangwa nuko uhibereye? Niho nkora. Yego. Naramuhamagaye ndamubwira ese waretse twaye kurwaza mama ko mva yarwaye, nta kuntu ariko twaye mbwa oya ngiye nta mwanya mfite, kiriko n'ujye ukamurwaza. Ndamubwira ko muzi ikibazo ngengirana na papa wanyu, ndajya kumurwaza, none ubundi ubwo urumva bizagenda neza, cyangwa none ngiye guteza ibindi bibazo. Basi ngwino tujyane mu rugo nyine tube turi nyina buri mwanya. Ariko ngiye naravuze ati reka ntacyo ngende ngeyo murwaze nakira niyoroherwa nzajya nigarukire. Naragiye nyine ndanamurekeza kwa muganga, mbonye yorohewe ndongera ndigarukira. Ariko amahoro yo mu mutima yo narayabonye, kuko n'ubundi niyo navuyeyo nshaka. Ariko nyine nk'iyo hari nk'ikintu nyine numvise kitameze neza, ntago nabura kujya nk'ahantu ngo nigunge. Yego. Vuge se kuki ari njyewe. Ubu ngubu imyaka 24 mu byo wize ni byo ukora, ufite occupation. Ese n'ubu ngubu imibereho yawe wenda uracya dependinze ku muntu, cyangwa se uracyafite uteganya ko hari umuntu ugufasha, cyangwa se ubu noneho byarakemutse, ubu hari utuntu usigaye wikemurira? Imibereho ari utuntu nsigaye nikemurira ku ruhande rwanjye. Nari nize ibintu byo gukora imitako, urabona imitako yo mu nzu, nkajya mbikora, nabikora
ako ntabwo byaje kugenda neza kuko nabonaga umukiriya ariko umukiriya akampamagara adakeneye imitako hamwe ati wenda akamubwira ari nk'umusore akambwira ati imitako yawe nayikunze kumba ari kumbeshya ntabwo yakunze imitako yanjye ahubwo ni wari gushaka ntabwo nakunze akambwira imitako yawe nayikunze ndashaka kuyinkorera wenda nawe mfite nk'amafaranga imitako nkayikora simubwiye ati nyoherereza avansi imitako nyikore muri avansi imitako nkayikora ariko nayirangiza mbwira se irakugeraho gute nyiguhera umumotari ayikuzanire ndashaka ko ari wowe winzanira none se imitako ndamutse nyiguhera umumotari ntiyayikugezaho agahita ambwiza ukuri akambwira ati umva terega nubwo imitako yawe nayikunze nawe ndagushaka nta mumama wigeze ampamagara mbwira ati ndashaka nkorera imitako mpamagarwaga n'abasore bari barakuyeho nimero yawe aho wakoreraga nyine urumva nashaka kugira ngo njye nyikora nyine mbone n'abakiriya narayikoze nkafotora nkashyira kuri za YouTube nkavuga ati umuntu uyikeneye ampamagare kuri nimero mpamagarwa n'abasore gusa ako kantu karansekeje ariko nabo baba bakiriye hari icyo bitwaye se ntibishyuraga ntago banyishyuraga narambwira ati nta mafaranga imitako nyiguhera umumotari ayikuzanira tuyifata uyizana aha n'aha mu rugo ati kandi mba genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire